ni inshuti yawe ntago muzi Shadi inshuti yawe ibyo ni ibintu ushaka gushyiraho simuzi ntabwo nzi mutinganye ariko iby'ubutinganyi byo nabikurikirana mu nyandiko sanga abatinganyi ari ibintu bitabaho ari ibintu Imana itaremye ari ibintu Imana no kuzirizanira ngo Imana hari iramutse yanditse ubu ngubu yakwandika ko ibiziririza kinyendaro icyo kinyendaro nacyo kitwa ko ari kinyendaro kugira ngo bagitesha agaciro kuko nta umenye iki umuntu ashobora kuvamo ariko nangwa n'indaya noneho ndazivuganiye reka rero tubashimire twongere ibiganiro ku bindi kugira ngo dukomeze gushimisha abantu kandi twongereho ubumenyi n'ubwenge tushaka kuvuga ku byerekeranye rero n'imibereho y'abana b'Abanyarwanda mu muco wacu mu biziririza n'ibindi bidashoboka kugira ngo umwana w'Umunyarwanda ashobore kuba yabishokamo kuko atari ibintu bidufasha kugira ngo tuzabeho mu buzima bwiza cyangwa se tuzabesheho bagenzi bacu ubu rero ni ukuvuga ngo abantu bamwe na bamwe barashwana n'abo bari gushwana hirya no hino kumva bari kuboroga kuriya ni ukubera iki kubera imico yabo imico mibi baba bafite imico mibi idakwiriye Abanyarwanda imico mibi idakwiriye urubyiruko imico mibi idakwiriye kwigisha umuturanyi cyangwa se umubanyi muba mubana cyangwa se n'ikindi gihugu gishobora kuba gikurikira umuco w'u Rwanda turashaka kuvuga ku bantu bamwe na bamwe nta muntu w'umubyeyi ushaka kwifuza ko umwana we yavuka akazakura akazavamo indaya y'umuhungu cyangwa indaya y'umukobwa cyangwa se indaya y'umusaza amaze gusaza cyangwa se indaya y'umukecuru amaze kuba mukuru amaze gusaza akaba indaya y'umukecuru indaya y'umusaza ibyo bintu rero tukavuga tuti ibyo bintu ntabwo ari ibintu by'umuco nyarwanda ntabwo ari ibintu by'umuco dushobora kwifuriza bagenzi bacu cyangwa se twifuriza imiryango yacu ibyo bintu ngira ngo by'uburaya ngira ngo bamwe na bamwe baravuga ngo indangamirwa se iryo jambo kuki barihindura bakavuga ngo ni indangamirwa aho kugira ngo bavuge ko ari indaya butwi indangamirwa baraziboma umva noneho n'ibyo bigambo rero byo kubomora numva ko babomora inzu izo ndangamirwa babomora zubatswe muri Rukarakara zibatswe muri Ruriba ni impunyu niba ari impunyu ntabwo ariko zikushobora kuba abo bantu nabita impunyu pe izo ndangamirwa zabo n'indaya ni impunyu nuvuga ngo abo ntabwo ari abantu bakwiriye kuba abantu ni abantu bafite umuco udakwiriye kuba ari umuco uzubaka igihugu ni abantu bari aho ngaho biyubaka mu buryo bwo gushaka kuganisha ku rupfu bamwe bariyahura nabyo ni nko kwiyahura kugira ngo wigire indaya ushaka kuhavana imbwa yiruka ihetse inyonjo imoka ifite imikaka mibi ikaba yarya n'abandi ese ubwo buraya bumaze iki ubu nyogosenge yabaye indaya wakumva ushaka kumuha bravo ukamukomera amashyi ese nyokorome abaye indaya akigira nk'isekurume y'akarere ubwo urumva wakoma amashyi nyoko akigira inyaga z'ihene gusa urumva wamukomera amashyi ibyo bintu rero ni ibintu bigomba gucika uburaya bugomba gucika mugategereza mukazabaho umwe agashaka undi n'undi agashaka undi kugira ngo mushobore gukora iki gukora imiryango mizima imiryango ifite umuco nyarwanda ese wavutse kuri mama wawe yarabaye indaya ese bakubwiye ko mama wawe yabaye indaya akakubyara wakumva ko bigushimishije indaya ntigira umugabo indaya ntigira origine indaya ntigira gahunda ntigira aho ikomora abana ntabwo igira nayo sinzi ukuntu ishobora kuba ifite urugendo rwiza ifite urugendo rubi noneho tugikomeza urugendo rwacu mu kiganiro amasaha agiye muziko Kanyombya Empire nka channel yacu Kanyombya Empire ibaha amakuru buri munsi ukandikamo Kanyombya Empire kuri YouTube ukaba wakurikirana amakuru yose n'ibiganiro byose tuba tubagezaho mukaganira imikino yose tubagezaho mukaganira mukakurikiza comment mukatwandikira mugakurikiza share mugakora na subscribe ariko mugamije kureba iki kureba amakuru ya Kanyombya Empire mu izina rya Kanyombya sijye nyine ntimundeba ubundi ko n'abandi na groupe yanjye ishobora kuzakomeza irugendo rwo gukora iki gukora comedy gukora n'amafilm ubu ngubu dufite ibyo tubabikiye inyuma dufite agafilme tubafitiye dufite na comedy tubafitiye
ejo bundi mukabamo abantu namwe mushobora kuvamo urubyiruko rwiza mukakora komedi mukihangira imirimo mukavana amaboko mu mifuka mugashobora kwitunga. Dukomeze rero tubabwira tuti nubwo dukoze target y'indaya, indaya nazo zigomba gushakishwa bagashakira uburyo babigisha kugira ngo bave mu buraya kuko n'abana ariko n'abantu bakora ibintu bibi bitari ariko ngaho hari abagabo cyangwa abasore waba uri kubangamira. Oya ntabwo mbangamiye abasore ahubwo n'abasore ni indaya. Oya ntabwo ari indaya ahubwo n'abakiriya bazo. Oya ntabwo ari abakiriya ni abakiriya b'itomati, abakiriya b'ibishyimbo, abakiriya bo mu mangazini, naho buriya ntabwo ari abakiriya ahubwo n'abakiriya ba satani, n'abakiriya b'urupfu, n'abakiriya b'indwara zitandukanye harimo za murugu, za sida, za sifilisi, sofisi, ariko ntabwo ari Sofia ndavuga sofisi tabyumva nabi. Harimo n'ibindi by'ibirwara ushaka kuvanamo bishobora kwangiza ubuzima bwawe. Nta muntu wagiye muri aho mayira ashobora kuba afite imibereho myiza yo kuba yabyara neza, yarwara indwara itamuhitanye kubera ko aba afite umubiri wangiritse. Ni ukuvuga ngo rero hari ibindi rero tugiye kwangirika, hari ibindi tugiye kwangirikamo, tugiye kuvuga ijambo kwangirika, tubisimangire kwangirika. Uramutse none wumvise akantu kamwe Perezida wa Repubulika ya Uganda Museveni Excellence yavuze ngo ntabwo yemera kugira ngo abantu bahuze ibitsina, akaba ariwe twita abatinganyi. None bikaba biri muri mu bindi bihugu ibyo byose byakometse mu bihugu by'amahanga nka Amerika n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Ugasanga bariya birababereye kuko babizi ibyo bakora bagatingana. Ese none bakubwiye ngo none nyokorome yatinganye, wabyumva bimeze bite? Ni ikibazo. Ukajya kumva ngo umukecuru yatinganye yatinze mu mukecuru mugenzi we, ibyo bintu ni ibiki? Ni ibibazo. Ngaho ngo muzehe wanjye ngo bamutinze, amaye nka data karabaye none ntabwo yarutahamo. Yatinganye ntabwo yarutahamo urwo rugo, nubwo twari dufite umubyeyi wacu twamubwira mama wacu twamubwira ati bwira papa atorongera agende asange abo bagenzi be, asanga iyo mico ye mibi. Iyo mico ntabwo ari imico nyarwanda. Sinari numva ibyo bintu. Ukajya kumva ngo wa muhungu ni mubyara wa kanaka yatinze mubyara we. Ibyo bintu byose ni ibiki? Nta kintu cya mbere numva gishoboka nko kubirwanya kugira ngo nibuze bazajya batingana iyo ngiyo, batazaza kwigisha abana bacu nangwa se imiryango yacu gutingana. Ngaho mbwira sinari numva n'umunsi n'umwe mu biganiro nakoze no mu mico no mu bitekerezo no mu myumvire ntabwo nari numva umupolisi watinze mugenzi we. Yarira he? Yataha mu kihe kigo? Ngo umupolisi yatinze mugenzi we cyangwa umusirikare? Ngo umusirikare yatinze mugenzi we, wowe sinzi ukuntu byagenda. Nawe ntabwo ari we wenyine, nuko ko nta mupolisi uragutinga mugenzi we. Urwo ni urugero rufatika. Nta musirikare utinga mugenzi we. Ukajya kumva ngo abantu batinganye za Nyamirambo, undi ngo yatinze undi, ariko nukumva, ariko sinari nabibona. Ariko najya kumva iryo jambo kumva mu banyamahanga hari abatinganyi babihaye mabendera, babihaye ubuyobozi ngo nabatinganyi. Birase bimaze iki? Ese uratinga mugenzi wawe ngo mubyarane? Ese uratinga mugenzi wawe ngo bigende bite? Fast uratinga mugenzi wawe murashoreranya aho ngaho mufite ibitsina bihwanye, kuko Imana yaturemye isanga igomba kurema umugabo n'umugore kugira ngo bazahure babyare. None se uratinga mugenzi wawe w'umugore ngo mubyare iki? Ese wa mugani bungukira kuko tuvuga ko twe kugira ngo tubane n'abagore, ubane n'umugore wawe, umukecuru w'abashaje yarabaye n'umugabo we, umugabo w'abashaje yarabaye n'umugore we, nuko batubyaye bakatugira abantu tukabaho, natwe tugakurikiza inkanda, natwe tukazarongora tugashaka abagore, natwe tukazashaka abagabo kugira ngo nibuze tuzabyara iki? Tuzabyara abana. Nabo bakurikiza iki? Bakurikiza inkanda, bakandikira ikirenge mu cyacu mu mibanire y'umugabo n'umugore. Ariko kujya kumva ngo muzehe bamutize ngo atiganye na mugenzi we, aragatingwa n'iminsi arakubitwa n'inkuba. Ari umutinganyi muziranye? Sinkamumenye, ni nkuko ntazi Satani.
ese Jihad simuzi uwo nguwo ni inshuti yawe ntago muzi Jihad ni inshuti yawe ibyo ni ibintu ushaka gushyiraho simuzi ntabwo nzi umutinganyi ariko iby'ubutinganyi byo nabikurikirana no mu nyandiko usanga abatinganyi ari ibintu bitabaho ari ibintu Imana itaremye ari ibintu Imana no kuzirizanira ngo Imana hari iramutse yanditse ubu ngubu yakwandika ko ibiziririza. None se Kanyo ubaye ugize amahirwe ukaba nk'umuyobozi uramutse ubaye nk'umuyobozi w'urubyiruko bakakubwira ngo ugire umuco umwuca mu rubyiruko ntacu ubutinganyi gusa urumva ari byo ubuyobozi uravuga ubuyobozi ubu se perezida wa Uganda Excellence Yoweri Kaguta Museveni ntabwo ari umuyobozi ubwo yaravuga ati ibi bintu bikaba iwanjye ntabwo mbishaka ndabiciye none ahubwo reka nkubwire urugero hanyuma n'icyo wahanisha abatinganyi kuhanisha nababonye n'abaseparatinga umwe yabaha n'undi akabaha kuko urugero rwo kuvuga ngo umwe yabaha n'undi akabaha ni nk'ukuntu umushumba aba ameze umushumba w'ihene w'umukumbi w'imbwa ariko ntabwo wari umushumba imbwa zigira umukumbi ni igobe ni umukumbi ujya ntabwo ari umukumbi w'igobe ni umukumbi w'intama n'ubushyo bw'inka n'igobe ry'imbwa ntabatandukanya nk'igobe ry'imbwa kuko imbwa irya mugenzi wayo uyishyirayo ukayishuma ku mugozi ku ishene n'indi ukayishyiraho ukayishyira ku ishene ntabatandukanye ni ukuvuga ngo rero hagati aho ngaho umaze kuvuga neza ikintu cyemerewe gutingana tubone ko ari ubutinganyi kandi ikaba ari ikintu bashoboye kuba bakora iki bashoboye kuba bakwigana tuzi ko fasite ku mutwe wabyo ngiye kuwubwira tuzi ko ihene umushumba yigeze kurira ihene nawe ntabwo ari umuntu ahubwo wowe ngira ngo ariko ntabwo nawe ubanza harengeje umutinganyi ubanza uriya w'ihene ni ubwonko bwangiritse nta bwenge ashobora kuba ari umusazi ariko abatinganyi ni abantu bafite ubwenge biyogosha bakambara neza bakamenya gukora politiki yabo wenda wakumva ko ari uburwayi bwo mu mutwe nabwo ariko ubanza ari uburwayi bwo mu mutwe hari ubuhambaye n'ubudahambaye umuntu ukajya kumva ngo yuriye ihene yuriye inka ye gusa uwo ni umushumba nyabaki nawe ni igicucu ariko noneho ubwo butinganyi aho babukomora n'ubwo bunyamaswa bwose aho babukomora bwo kubona umuntu w'umushumba yuriye ihene akurira inka akurira intama biriya bintu aho babikomora ku nyamaswa inyamaswa ntigira rutangira ntigira siziye musanze inkoko yurira nyirasenge ikurira nyina ikurira nyirakuru ipfa kubibonye inkoko kazi gusa nta kindi n'inkoko kazi ikaba ibonye iki rusake imbwa ntigira gahunda isenza umwana wayo igasenza nyina igasenza nyirasenge igasenza nyirakuru igasenza umuturanyi igasenza iy'umuturanyi ntigira rutangira rwose ni imbwa yakamwana yigeze kuvuga ngo we bamuhaye ubushobozi ngo abatinganyi babashyira muri stade akabarasa umwe kuri umwe kubarasa abarasa iki uriya nawe avuga ibintu abarasa wamubwira kurasa abantu 300 yabarasa aho yakamwana yakwikubita hasi ibintu abantu bapfa kuvuga kurasa se yari umusirikare wa FARDC oya ntawe ibyo ngibyo yari umushumba ibyo ngibyo ndabizi byavuye muri Amerika ndabizi umunyamerika arabimbwiye wagiye w'impunzi arambwira turi yarabeshya yabaye umushumba bamurashe bigenze bite bamurasha ruko ashatse gushwana kubera ko bari bagiye gufata inka ze ngo bazirye abitwa ngo ni abamayimayi bati kavuna umuheto po baramuhereza urusoro rumwe po baramurashe naho ubundi biriya ni ukwiyitira amazina nta muntu utambariye inifomu ujya kubona hanze ugasanga umuntu yambaye madoado wajya kureba ukabasanga yambaye ingofero ugasanga yiyambitse ibintu by'amadaraka udashobora kumenya biriya bintu ntukigane mugenzi wawe ahubwo wagenda ugakora training ukagenda ukaba umusirikare nyawe na umupolisi nyawe biriya bintu ntabwo ari byo ntawe wabyigeze ntabyo uzi ariko asanga nawe wigize uribombaritse ugenda umusirikare uriyambitse neza wigize umusirikare nyamara bagushyira hariya ntabwo wabishobora reka turebe rero niba imbwa ibikora kuriya ishobora kuba ari iki ni inyamaswa
noneho abantu babyiganye biganye inyamaswa ubunyamaswa bahinduka inyamaswa bakora biriya none se wari wabona umuntu ariko nabonye hari n'abantu baryamana n'imbwa ibyo byose babyigana mu bivuye mu mahanga ntabwo ari ibyo mu Rwanda ibyo ngibyo nta muntu wigeze aryamana n'inka kuva ku imbwa kuva ku bwa Musinga kuva ku bwa Yuhi ku bami babayeho kuva ku butegetsi bw'ubwami nta muntu wigeze aryamana n'imbwa cyangwa aryamana n'uwo bahuje igitsina ntabwo aryamana n'uwo bahuje igitsina ibyo ntabwo bibaho umuntu yaryamaga n'uwo badahuje igitsina kubera ko amufitemo inyungu azi ko ari bugire umusaruro w'urukundo amukunda akazi n'undi amukunde bakundane babyarane nubwo babyarana mu rwego rutuwe n'amategeko ariko bakabyarana kuko bagize uwo murava wo gukundana gukundana ntabwo ari ukuba ko ari ukugurisha gukundana ntabwo ari ukuba ko mwagiye mu kiliziya gukundana ntabwo ari ukuba ko wagiye kwa gitifu ariko gukundana ushobora kubwira mu mugenzi wawe ko umukunda mukarinda muhura kandi mukabana mutakoze iby'amategeko abasaba ariko bikagaragara ko mwakundanye mukabyara ariko abo bantu ngo babita indaya baba bari indaya kuko batemeza batuza amategeko ya leta cyangwa ay'Imana. Kanywa ari uburaya n'ubutinganyi kibi ni iki? Ubutinganyi n'uburaya ntabwo n'indaya ishobora kubyara bakavuga ngo yabyaye kinyendaro icyo kinyendaro nayo kikitwa ko ari ikinyendaro kugira ngo bagiteshe agaciro kuko ntabwo umenye icyo umuntu ashobora kuvamo ariko nangwa n'indaya noneho ndazivuganiye ubutinganyi bwo ni ubushitani bundi budashobotse nubwo uburaya ari ubushitani bwa rwihishwa nangwa se bwo kugurisha umubiri ariko noneho ibi birarutanwa da aho ko umutinganyi naba indaya ibaze no kuba indaya y'umutinganyi yewewe byombi ukabifata ushaka kuzisanga umuziha wavuyemo umuntu agira umuziha niba ari umuziha niba ari umuziha ngo ugire inka ariko wasanga ababyeyi yavuyemo bayishyize mu muhanda ni ibitangaza ibyo bintu ntibikabeho tubice burundu biveho rwose ntabwo ibyo bintu ari bibi usanga umuntu w'umugabo yambaye pampa kwambara pampa se uko ugiye kuba umwoyo ugira ngo ni ikindi ntase umuntu wasimbiye kereka nabihagazeho nkabireba ariko numva example umwanjye nk'umuganga wakoze ubuganga numva ibyo bintu bidashoboka narabyajije abana bariho hari abana bakuru bamaze kumera ubwanwa ariko nabo yabyajije ba nyina ariko sinanabyaza umuntu w'umutinganyi umugabo umubyaza wamubyaza iki wamubyaza yabaye ate kereka yarwaye urushima tukamubaga yazanye urushwima agatumba indabyo twamubaga yarwaye umwijima akarwara impyiko akazana amazi mu nda twamuvoma ariko sinabona umugabo bamubyaza bakorewe seziriyeni ntabwo nari nabibona umugabo bamubyaze nese ubundi baba bagamije iki abyarira mu gutwi se abyarirayo ni birebire ariko umuntu se byagenze gute yewe ni birefu umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry nabonye akavideo atangaza ko abasitari bamwe na bamwe cyase abantu bafite fame abantu bagiye batanga ingero kuri iyo video batavuga ati Bruce Melody, The Ben, Israel Mbonyi, Daniela na James nyine abo bantu bagenda bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nta musanzu bari guha u Rwanda mu bihe ruri gucamo mu gihe amahanga ari kuvuga ko u Rwanda ruri gukora jenoside muri Kongo ku Rwanda ari rwo ruri rwateye Kongo nyamara abakongomani twagiye tubona nka ba Koffi Olomide ba Awilo Longomba niwe Awilo Longomba bagiye bakora indirimbo zamagana ibiri kubera muri Kongo nyamara mu Rwanda abastar abo twita ngo bafite fame bafite izina bo nta kintu biri kubarebaho nta nyine babirengeje amaso reka mbisubizeho vuba kugira ngo ntaza guta ibitekerezo kandi ari ijambo rikomeye kugira ngo tube twarikurikiza nukuvuga ngo nka The Ben koko arakunzwe turamukunda twese ejo bundi yashoboye guseruka arahaguruka yamurika video ye nziza y'indirimbo kandi irakundwa kandi abona abafanizi benshi kuko ibyo nibyo Israel Mbonyi nawe ku ndirimbo z'amasengesho indirimbo z'Imana kuko
arahaguruka nawe akagaragaza ikintu cyiza kandi abafani benshi abantu baramukunda yuzuza arena. ibyo bintu rero kuba bimeze gutyo icyo babuze ni igiki, ikibuze ni igiki kuri twese muri rusange, habuze ishyigikira habaho ikintu cyitwa demande d'emploi, kwandika urupapuro rusaba akazi. Bagomba kujoininga société civile nangwa se bakajoininga ababishinzwe kugira ngo babahe uruhusa nangwa se bababwire ingendo bashobora kugenderamo kugira ngo nibuze bashobora gufatanya n'abandi kugira ngo twamagane jenoside yakorewe abatutsi, kuko bariya bo barabikora. Hari n'undi w'umukongomani washatse kugira ngo yandagaze u Rwanda, ariko iriya ndirimbo bizashira irangiye nabi, nta ndirimbo irimo. Ntabwo imvugo mbi yamamara, imvugo mbi ibaho ngaho igashira. Ntabwo terme mbi ibaho ikamamara yagera hagati igashira, ko ntabwo yamamara mu bihugu cyonyine kimwe ngo izagere mu kindi gihugu, ishobora kujya mu kindi gihugu ikarangira, kuko hari igihugu gishobora kuvuga ati turacyamaganye iki kintu, ntabwo tubishaka mu muco wacu. Uko biri kose rero ni uko bagomba kuba bagomba gushyigikirwa bakajya se mu ngando, bakabashyira mu ngando, bakaduhamagara tukajya mu ngando kugira ngo dushobore gukora iki, dushobore kubaha ikiganiro nk'icyo ngicyo cyerekeranye n'ukwezi kwa kane, bagashyiraho indirimbo nk'uko byari bisanzwe mbere. ngira ngo urabizi ko hari indirimbo zabayeho, hari abakobwa baririmbye, hari abahungu baririmbye, hari abasaza baririmbye. Icyo gihe rero kikongera kikagaruka kugira ngo bakore iki, bakore indirimbo zerekeye n'ukwezi kwa kane. But bagomba kubegera bakabigisha icyo gukora mu rwego rw'ingando. For example, mu ntangarugero bakakora iki, bagakora ingando. Nicyo gituma rero batagomba kubatakaza, kuko bagenda batakara kubera iki, kubera ko indirimbo zabo zazamuka bakibagiza ko hari n'izindi ndirimbo ushobora gukora, ukaririmba igiti ukuntu baririmbye igiti cy'umuvumu, ukaririmba igiti cy'umuko, ukaririmba donc ibintu byose biri present, ukaba wabiririmba ugahimba indirimbo ugahanga, kuko uba ushoboye guhanga. Yego, kuba bari gutakara kuriya rero nuko badafite iki, instruction yo kugira ngo babayobore muri urwo rugendo, bashobore kuba bahanga izo ndirimbo. Nibyo rero, nibyo yari yagarutseho avuga ati abantu bafite izina rikomeye, amazina agiye akomeye, bafite abafana mu Rwanda, nta kintu bari gufasha. Ikindi rero gufasha ndabyumva, ntabwo umuntu umwe yafasha imbaga y'abantu itumva. Bagomba kuba bafite imyumvire myiza abo bantu ushaka gufasha. Abafite imyumvire mibi ntabwo babafasha, nta nubwo bakumva ngo urabafashije. Ariko nabo bagomba kuba bafite icyo bita patriotism, bakunda igihugu cyabo, bazi amateka, noneho bakabashobora guhanga, bakavuga ati tugiye gukurikiza itariki ni tugiye guhanga. Kuki se bashobora hari no guhanga, ugahanga n'igihe cy'ingabo, ukaba wahanga indirimbo nk'iyo, ugahanga indirimbo igihe cy'umwari n'umutegarugori, ugahanga igihe dushobora kwibuka tukibuka umunsi w'intwari. Ntabwo ari ibyo gusa, ni byinshi cyane, nk'ihohoterwa ry'umugore rigira itariki, ukaba wakora iki, ukaba wahanga iyo ndirimbo. Ni ukuvuga ko abahanzi bacu bari muri eperdement, ils sont perdus, baratakaye. Ni ukuvuga ko bari gutakazwa n'iki, cyane cyane niba ushyize ibihangano ugamije kuba wacuruza, udashaka kugira ngo ushimishe abantu, ukaba ufokasinga gucuruza, ushaka amafaranga, burya uba uri gutakara, kuko udakunda iki, udakunda ibihangano byawe, udakunda n'igihugu cyawe, utazi amateka. Ibyo nibyo bituma rero badashobora guhanga iki, guhanga bakurikije ibibari imbere, ibibarangaje n'ibiturangaje twese. Byari ibyo ngibyo. Rero tugikomereza aho ngaho, ngira ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Ibintu nk'ibyo tuvuze hejuru byo gutinga, mbabwira iki, abashobora gutingwa nibabatinge, abashobora kuzazana umuziha nangwa se kuzazana amara, mbabwira iki, baza bagomba kunyura bakomeza ibyo bintu. Numva rero ibikoresho bakoresha ni nka wa wundi wakoresheje icupa, uriya nawe ararenze.
uriya nawe ararenze. none se aho kugira ngo ajye gutingana ntiyakoresha icupa. Ese akoresha icupa n'umubiri se, icupa ni umuntu. Ni ukuvuga ngo biriya uriya baravuze ngo ese ni igiki cyamuhana, usanga agomba guhanishwa n'igihano gihana abandi bakoze amahano nk'ayo ngayo. Ariko igihe azafungurwa sinzi aho azaba, sinzi sosiyete azabamo. Ntabwo yaza mu muryango wanjye ngo umwemerere, kuko yaza kwigisha abana banjye ibintu bibi. Ntabwo nzi ko yajya mu muryango w'abaturanyi ngo azaze ngo abe aho ngaho aturane n'abandi, kuko abo baturanyi bari aho ngaho aux alentours around there, azaba ari umuntu enemy wigisha abana b'abakobwa ibintu bibi. Bazajya bavuga ati ariko ko yabikoze natwe tugerageze. Ugasanga rero ari ntangarugero rubi. Ntabwo umuntu akwiriye kuba mu bantu. Nkuko nabo ngabo mvuga abo batingwa gasani, batingwa sinzi gutinga kuvamo umwuka. Abo bantu bakwiriye kuba kwibana ntibabe mu bantu, bagomba kubashakira aho bagomba kuba bagakora ibintu byabo, niba byemerewe niba bitemerewe. Njye sinjye utanga amategeko, ariko abo bantu bagomba kuba mu bantu. Kuko niba umwana wanjye w'umukobwa cyangwa umuhungu afite ako gaco nangwa se afite iyo sinye akaba ari umutinganyi, ntabwo ashobora kugarukira mu rugo. Ako kanya kugira bemere ko ibyo bintu birenze, nimba wemera Bibiliya ivuga ko Sodoma na Gomora yarimbuwe n'ubutinganyi. Ntabwo nari impari, wowe niba so wanyu yarahari nangwa nyoko wanyu ushobora kubitubwira. Wowe ufite murage yuko ufite amateka yuko so na nyoko babizi, bakaba bagusigiye historia, bakaba bagusigiye amateka. Niko mvuze Bibiliya ivuga ko ivuga bivugiye ko mbona igitabo kiba kitarambitse ku meza kivuga gute? Nese siko handitse? Handitse kiri ku meza kivuga ngo iravuga ivuga iki? Nyine yo wandi none se amagambo iri gusoma amagambo. Reka mubaze dictionnaire yaravuze. Mwebwe muribeshya n'ibinyarwanda byanyu bidashobotse. Ngo Bibiliya yaravuze, dictionnaire yaravuze. Muri handitse ngo kinyamateka yaravuze. Anaje kubaza ikinyamateka cyaravuze. None se uri gusoma ibintu so uri kubyumva kiba kivuga se? Nyine babiri kinarasomye nabyo no gusoma ndashaka kubyanga ko usoma inzoga ugasoma amazi, ntabwo usoma Bibiliya. None se wavuga ngo iki? Gusoma ibyanditse nyine byanditse ufite niyo hasi. Kanya uragura, uzashaka uburyo muhindura ikinyarwanda uragura. Ariko kugira ngo mve uburemere nyine bw'ubutinganyi, nasomye inzoga, nasomye igitabo. Ibintu se n'ibiki? Nasomye mugenzi wanjye, ako niko bita kabiri. Siwe wabwiye Nasoni ngo uzasome ntushingemo umuheha? Ibyo nuko yasomaga inzoga. Yasomaga igitabo. Nashinge mu muhe ko atagomba gusoma igitabo. Nasoma ihene. Nureba ko utsinzwe se. Nari namubwiye uzasome ariko ntuzashinge mu muhe, kuko basoma inzoga, bagasoma ikigage, bagasoma fanta, bagasoma byeri, bagasoma mitsingi, bagasoma ziriya nzoga za Skol bazita ngo Skol, bagasoma na za zivana abantu ku isi za zindi ngo ni ingurubingi, ni karabutaka ari za muze wicaye. Nizo zose uzasome na yindi yicaye 150 imaze kwica abantu kabamara upfe wipfire. Ndundo bwonko ninde ndongoye mbabwira iki? Ariko ntuzamwe ngo urasoma igitabo. Usoma igitabo gute? Nyine Bibiliya handitswe ngo ahubwo ibyiza ahubwo navuga ni wiga igitabo. Nize mu gitabo cya Bibiliya, niga mu gitabo kiratubwira ngo cya dictionnaire, kiratubwira ngo Sodoma na Gomora yarimbuwe n'ubutinganyi. Ahubwo nawe mupapa ugarutse ngo wasomye Bibiliya. Okay, dusoza n'iki kintu wabwira abantu? Mbabwira ko bize Bibiliya ntabwo basomye Bibiliya. Yego. Mbabwira ko bize dictionnaire ntabwo dictionnaire isobanura amagambo. Bize kinyamateka, ayo gusoma kinyamateka se mu mutobe, iri mu buryohe, iri mu ibyo bintu ni ibintu bitabaho, ibintu bagomba guhindura, indimi zigahinduka. Katubwira abantu bakore subscribe, like, share na comment. Bakore subscribe kuri Kanyombya Empire, bajye muri Instagram Kanyombya Live, barebe ibintu birimo, barebe amateka turimo, barebe igihe turi kuganira kirimo, barebe komedi, urugendo rwa komedi, barebe urugendo rwa filime. Ahasigaye igikurikiye bazambaze icyo bashaka kugira ngo nzakibagezeho. Niba bashaka kwishima babimbire,
ariko sinabwo ngiye bashaka kunsaba kubabara ngo mbemerere ko nanjye sinababaye, ntabwo ushobora kwemera kubabara. Nicyo kintu rero nshobora kubabwira, tukaba tugize ku musozo tuvuga tuti ngaho ni mukore subscribe, mukore share, mukore na comment, turi kumwe ubutaha, murabeho, bye bye.